kambwira ibintu byambaho rero mw'abantu twigeze dukunda umukobwa turi abajama babiri. Iyi nkuru ntabwo nigeze nyibwira abantu. Twigeze dukunda umukobwa turi abajama babiri. Noneho uwo mujama undi mutipe wamukundaga yari igisore. Yari igisore. Noneho ngiyewe nta ntege nari ngize nari mfite nigaga mu wakangahira niga ni senior 6 ni senior 5. Hanyuma dutashye abo baji baranyemeza byanya bagukubita bazageze ubutipe yavuga isingumi ngira ni inyundo. anyose ubwo mukobwa byanye gutya wayisubanamo wapi bura amuru skolera bari danje ko byaje kugenda. Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Amasimbi Media TV. Twishimiye ibyo mukomeje kubana natwe kandi mukabitwereka muduha subscribe. Tubashishikariza gukomeza kubana natwe muduha subscribe kugira ngo dukomeze tubone ingufu zihagije zo kubaha byinshi kandi byiza. Ngiye muri kumwe namwe ni Niyo Desire. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa mwifuje kuva kera. No umutumirwa ugiye kuduha ibintu byinshi bitandukanye kandi tunabibutsa ko mw'iyi minsi tubafitiye akazi kenshi. Tubafitiye ibikorwa byinshi byiza kandi bitandukanye. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umugabo ahangaha twaba tugiye kumenya byinshi bitandukanye k'uyu mugabo ni muntu ki bite nuko ngo tugiye kumumenya wese. Aho neza musore muraho nezute babyeyi. Ndashima tu meze neza ndashima Imana imvura irimo iragwa akazuba ni sawa cyane. Ibintu nta kibazo. Ibiza se mwebwe ibiza mw'iminsi bimaze iminsi bivugwa nyine ni bya bindi wajyaga kuri toilette wagaruka ukayibura yagiye. Noneho ngira ngo wenda watangira ubwira abantu bakurikiye Amasimbi Media TV amazina yawe witwa nde? Amazina y'ababyeyi simubizi nitwa Elisa. Nkunda Imana umwana w'idini. Kumvamo nta ya mazina ya Segatwa ya kera arimo. Abantu benshi bazi kuri channel yitwa Mwinyura TV ariko nawe tumaze kumenyana ku Masimbi Media TV mutangazamakuru murisha izina rya Devenko yego bamaze kutubwira ko yitwa Devenko nk'izina akoresha mu kazi ke gatandukanye ka buri munsi. Mbese ubundi Devenko ni muntu ki? Watubwira Devenko ni muntu ki? Uri muntu ki kubyo abadukurikiye bakumenye? Devenko sinzi wenda ushaka kumenya ariko Devenko umwitangazamakuru ni umusore w'ingaragu nta mugore afite nta n'uwateganya bizatwara ikindi kinyejana kuko abagore barakubagana umugore wa musore banagukubita. Ntawe uteganya wumva ntawe ukeneye se ubona kuri we iby'abagore tuwe tubiretse abagore barakubagana yanagukubita subizi. Ikindi umusore ukuze udakuze cyane ku myaka atavuye mu itangazamakuru kubera ya mpamvu. Ku burebure bwa santimetero 1.62 urumva ndi muremure misandu ansumbaho gato. Ko nubwo wenda wiyizeye kubeshya icyo ariko ndumva ijwi ryawe kabisa umuntu kumva ku ijwi gusa etse ko wenda batwumva banatubona ijwi ryawe ndumva kabisa wizeye ugira icyo ubona. Nyine iri ni iry'umuryango. Ubundi kera papa yabagahagaze nko muri metero 100 ari kuri telefone twumva ko yaje kubera ijwi yari afite agitaha cyangwa se washuje umuntu akiri muri metero 100 ako kanya tweza twumva ngo papa araje. Byumvikana ko ijwi ntabwo ari ni iryo ku mubyeyi yawe. Devenko akomeje kudusangiza byinshi bitandukanye. Ubundi Devenko ukunda mu buzima busanzwe ibintu uvuga uti ngewe wenda iyo hobby yawe nuko ngo wenda nko mu kiruhuko bavuga ngewe ntabuze ntafite akazi kenshi nkunda ibi ngiye. Iyo ndi busy iyo ntari busy ntuje numva ibyegeranye bitandukanye. Umuntu ukora icyegeranyo ukavuga ati kabisa uyu nguyu uyu niwe ninde? Reba abatipe bose bakora ibyegeranyo ni abahanga bose ni abahanga ubwo mwanafunzi haba janti bose ni abahanga ku buryo kubajya kuvuga ngo uyu ni uwa mbere byakugora ahubwo iyo ugiye kugena uwa mbere umugena bitewe n'amarangamutima yawe ariko bose ni abahanga yego kuvuga ngo bose ujye ubigiraho mu kazi ka nundi kuko batubwiye ko n'ubundi usanzwe
ya none nsanzwe ndi umunyamakuru kuri channel ya Mwenyura TV, nkaba ndi n'umwe mu banyamakuru nanone hano kuri Amasimbi Media TV. Tunabasaba ngo meze mukore subscribe babyeyi rwose mudushyigikire mukore share mu group. Ubu ni Devenko iwanyu mu muryango wawe bitewe n'akazi wamo ka buri munsi ujye ubayeho mubanye mute bagufata gute? Nyine bwa mbere urabyumva bamanje kumva ari uburara. Umusaza nyine yareba nk'amashusho y'ibintu wirirwamo. Urumva ati musore biti ni karana akazi ati sawa. Aka nyine nigiye bavuga ati tubusengere. Niye nama watanga ese koko nukuvuga ngo kuba umuntu yafata microphone akajya mu kazi nk'aka ngaka, nta bantu benshi bavuga ngo kubera wenda amadini cyangwa se icyo akavuga uyu nguyu yataye gahunda yataye umuco. Ese wowe ubifata ute abo bantu bameze bafite imyumvire nk'iyo ngiyo wabaha n'iki wababwira? Ya nekereza ko umuntu kuvuga ngo umuntu yagiye muri showbiz cyangwa se muri industries ya media ntabwo bose babona kimwe, ntabwo bose babona kimwe, arabaguca intege. Ariko mbere na mbere amanze amenye ko ari akazi. Hanyuma abafite imyumvire y'uko umuntu agiye muri showbiz abaye ikirara, byo numva ko atari byo, kuko ikirara sinzi uko babyumva, ariko nta burara burimo. Aka ni akazi gatunze abantu benshi muri iki gihugu, kuri iyi si. Aka ni akazi showbiz, ko umuntu yajya kuririmba, ko umuntu yajya kuri kamera. Ya aka ni akazi kandi gakundwa n'abantu benshi cyane nk'ubyiruko ndetse n'abandi bantu batandukanye. Kugira ngo ujye wumva ku makuru kuri Radio Rwanda umukecuru uvuga ngo kadiyo kanjye kaba hehe ku musego, no kuvuga ngo nuko nyine abashaka kumenya aho isi igeze. Kuvuga ngo tuba dufasha abantu badukurikiye abakunzi b'Amasimbi Media TV kugira ngo dukomeze tumenye byinshi bitandukanye. Kuvuga ngo none se nakubaza wenda ibyo mu muryango, ni iki kintu uvuga uti wenda mu wenda habaye aka cyangwa se bankoreye iki ngiki cyangwa se igikorwa, mbese akantu uvuga uti famille hagakorwa wenda umubyeyi yankoreye gutya, cyangwa se akantu twigeze kugira na kaga conflict akabaza ukuntu ubone se ko inshuti yanjye nakubwiye ngo ariko duhera wowe ndibuka umunsi umwe umbwira ngo nze kugufasha guhinga imyumbati. Ubundi wewe ubusanzwe umuhinzi ufatanya ubuhinzi na industry ya media bimeze bite? Kambabwiza ukuri mwababyeyi, guhinga imizenzo nicyo kintu cya mbere kivuna. Nabihingishije ndabyiba ko washatse gutanga ujye konsa uvuga uti se ko nta mwana afite ngo nonse ndabigenza. Ikizima nyine urumva iyo uri muri famille kandi ikora imirimo nk'iyo ngiyo, igihe wicaye uri free, sibyo, nta kintu uri gukora, sibyo, niba nta kintu uri gukora ntabwo bajya guhinga ngo usigare uryamye. So ujyayo ukabikora, ariko bitari grave cyane. Ubundi se umurima twahinze naguhingiye no wawe ni shahodesheje byagenze shaho umurima mukuye ko ari umusaza mwabaye wewe umusabye se byagenze bite? Ubundi tubwire ati muhungu wanjye irwaneho irwaneho isi ni kurenga bizabuko isi ni kurenga bizabuko, ariko irwaneho nuko byaje tu. Nta bantu usanga wenda cyane nk'ubyiruko bicaye aho ngaho akavuga ati ngewe niyo bampa umurimo bakambwira ngo wenda bantize kwiharika sinajya guhinga abo bantu b'abasirimu bashaka gutoragura batunamye niko nabyita, wabayihe nawe? Shaho wa mwana we, umuntu utarakubitwa n'inzara niwe uvuga ibyo. Ubundi ukuntu gahunda ziba zimeze, sibyo, akazi kose ni akazi, sibyo, kandi kuba wajya mu kazi, abantu benshi bumva ko guhinga ari umwanda. No, ntabwo ariko bimeze. Abantu barahinga bagatsapa rwose, kandi ntekereza ko ubuhinzi uyu munsi mu gihugu nibwo budutunze, sibyo. Rero numva ko uko bimeze kose ntabwo wabifata ko ari ikibazo. Elisa Devenko, ugiye kutubwira ni ikihe kintu mu buzima uvuga uti iki kintu ndicuza, hari ikintu wenda mu buzima cyambayeho ntavuga ni kabisa mbaye nsubiye mu ibi bihe iki kintu ntago cyambaye, ikintu wicuza mu buzima? Kambwira ibintu byambaho rero mw'abantu. Twize dukunda umukobwa turi abajama babiri. Iyi nkuru ntabwo nigeze nyibwira abantu. Twize dukunda umukobwa turi abajama babiri. Noneho umujama undi mutipe wamukundaga yari igisore. Yari igisore. Noneho ngiyewe nta ntege nari ngize nari mfite, nigaga mu wakangahira, nigaga ni senior 6 ni senior 5. Hanyuma dutashye aba baji
baranyemeza byari hafi bagukubita se ubutipe yavugise ingumi ngira ni inyundo hanyuma se ubwo mukobwa byahagiye gutya wahise uvanamo wapi bura amuru skorera bari danje ukuntu byaje kugenda n'ejo twarahuye hanyuma gusa turakomezanya ariko hashize nka someni babirarangiye. Ikintu cyagushimishije mu buzima kavuga ati iyi ntambwe cyangwa se iki kintu ni ibintu mu buzima byanshimishije numvaga nkeneye, ikintu cyagushimishije mu buzima cyangwa se nk'intambwe wateye mu buzima ukumva uri proud yayo niye? Ibintu byashimishije mu buzima rero byo navuga byo ni byinshi ariko bimwe mu byo njya mvuga ni nkavugana aka kantu kambayeho numva ndishimye. Nijye nigeze nitabira Youth Connect. Youth Connect iyo gihe harimo abayobozi benshi bakomeye, harimo His Excellency. Hanyuma ninjoro tujya muri show ya Patolaking. Icyo nicyo kintu numva cyabayeho nkavuga ati ni funny, numva ndishimye cyane iyo show ya nimugoro ya Patolaking. Ubundi Devenko uteganya iki ku buryo uvuga uti mfite plan, future plan, ukavuga ati nteganya gukora ibi ngibi? Mbese ni iki kintu wumva kiri mu mutwe wawe ukavuga uti byanga bikunda mfite inzozi izi nizi? Ubu ndimo nshaka kwinjira mu ruganda rwa comedy, rwa industries, ibintu bya media, ya ibintu by'ubuhanzi. Batubwiye ko n'ubundi usanzwe ufite channel yitwa Mwenyura TV. Babyeyi muri subscribe. Ngira ngo uyu nguyu nkuko mubona ni witwa Nkundimana Elisa.